cyane cyane bigeze ku Kanyaru usanga amazu y'ubucuruzi yarafunzwe haratangiye kumera ibyatsi abantu bafite ikibazo gikomeye hari abantu byari bitunze bagiye mu gihombo aho ubasha guhinga imboga muri kariya gace cyangwa se wabasha kugira ikindi akora kijyanye no kwanika imyenda hanze ndetse abenshi no kuryama nijoro ngo bikunze kubagora kandi tugeze tubasura dusanga isima iba yuzuye ku mabati ndetse no hasi ikijyanye n'uburyo bwo gutera imbere rwose ntabwo bateye imbere barakennye ku buryo bugaragarira buri muntu ariko ni Gicumbi navuga ko ari n'akarere kadafite umuvuduko w'iterambere kuko twibuke ko Gicumbi ifite ikibazo cy'uko yagiye igira ubuyobozi bubi yagiye igira ubuyobozi bubi nimujya muri raporo murasanga ari mu turere bwana perezida umunyamakuru ukorera mu ntara y'Amajyepfo cyane cyane mu karere ka Huye na mu turere tuhakikije turagusuhuje cyane. Mwiriwe neza David. Wiriwe rero hano turi muri studio za Prima Media Rwanda turi mu kiganiro kibanda ku bigwi bijyanye no kwibohora ku Rwanda nagira ngo rero use nk'utunyuramo muri makeya aho ngaho uherereye mu Majyepfo bimeze gute ubona bimeze gute? Turi kwizihiza isabukuru yo kwibohora ku Rwanda y'imyaka 28 ishize. Iyo urebye mu ntara y'Amajyepfo na hari impinduka nini ifatika ibikorwa byagiye bikorwa ariko cyane cyane wenda twareba no muri iyi myaka mitoya mike ishize. Wenda uhereye nko mu karere ka Nyaruguru kari ku mupaka w'u Burundi ari nako karere ubu bizihirizwamo hari impinduka zifatika mu karere k'icyaro kera babita batebo ari abantu bona bashonje bajya no gushaka amafaranga mu tundi turere hirya no hino mu byo bita ubuhake banasuhuka yego basuhuka kugeza ubu ngubu hamaze kuzura umuhanda wa kaburimbo kilometero bigera kuri 36 ni umuhanda unyura mu karere hagati bitandukanye n'uwari usanzwe unyura nko ku ruhande ujya ku Kanyaru. Uyu muhanda wazanye impinduka zikomeye z'ibindi bikorwa remezo abaturage ubwabo nabo bikorera ku buryo ubona amazu yabo bayavugurura abantu batega ibinyabiziga bajyayo bajya kuhakorera bizinesi kandi uyu muhanda unyura ikibeho ku butaka butagatifu ahantu hasanzwe hakorerwa ubukerarugendo bushingiye ku iyobokamana ku buryo ubona abantu basigaye bajya ari benshi ndetse no mu buryo buboroheye. Aho rero ikibeho hubatswemo isoko rya kijyambere rigeretse ryiza ku buryo abantu bakoreramo ubucuruzi n'abantu bakajya kuhahira ku buryo ugera ahantu amatara yaka ukabona n'ahantu hari umujyi. Prudence kera tukiri batoya hariho ikintu nka situation yariho yagaragazaga ko bahitaga igikongoro umunyagikongoro uteye imbere ubwo turashyiramo Nyaruguru na Nyamagabe n'ahantu nkaho yakoraga ikintu kimeze nka Exodus akajya ibutare niko hitwaga. Ubu ngubu urabona hari impinduka zirimo kuba ku buryo abantu bitabira kuzamura iwabo nubwo kujya n'ahandi bitabujijwe. Urabibona na leta ariko igenda ishyiramo ingufu zayo cyane cyane igatanga umusingi abantu bubakiraho ku buryo n'umuntu wahahunze wenda akigira i Kigali cyangwa kazi Butare nawe yibuka ko ari iwabo akaba yahajya nabe nk'aba abantu bakunze guhisha iwabo. Cyane cyane ni leta yagiye ishyiramo ingufu n'abikorera bakaboneraho iyo ubonye umuntu wikorera hashora imari ukabona abantu bari nka hano bakorera hano mu mujyi wa Huye bashoye nk'imari nko mu murenge wa Mata mu karere ka Nyaruguru ubona ari ibintu byiza. Ikindi kintu rero gikomeje Nyaruguru cyateje Nyaruguru imbere ni ubuhinzi bw'icyayi bwashyizwemo ingufu abahinzi bakorana n'inganda ku buryo ubona cya cyayi cy'abahinzi nacyo cyarazamuye umusaruro kigeze n'icy'uruganda ku buryo ku mwaka miliyari 4 zinjira mu baturage ku mwaka mu baturage k'akazi bakora. Baherutse kubakira ibitaro bya Munini byaravuzwe cyane mu itangazamakuru n'ibyaretse perezida wa Repubulika yemereye abaturage. Ubu mu bikorwa bazahari imidugudu y'ikitegererezo bazatuzamo abaturage bamaze igihe babayeho nabi bimwe muri Nyakatsi batuye mu manegeka n'abandi bamaze basembera. Hamwe hari imiryango igera kuri 48 hirya mu murenge wa Ruhero hari imiryango igera ku 104 ifite abantu benshi bezatuzwa mu rwego rwo kurwanya imirire mibi nabonye barahashyize urugo mbonezamikurire y'abana rwiza ku buryo imirire mibi izarwanwa bashyiraho n'ishuri riri ku rwego rwo hejuru rya segonderi ariko bizaba rifite n'ishuri ribanza n'ishuri ry'incuke
ku buryo ubona hari ahantu hameze neza, bahageze ikigo cy'urubyiruko, ni ahantu ubona hari impinduka twavuga ngo zifatika, ku buryo ifoto yaho yifata wayereka umuntu ukagira ngo ni ifoto y'i Kigali habaye impinduka. kuba ngaruka hano muri Huye ho birazwi, umujyi usanzwe wunganira Kigali, muzi stade bafite ndetse no gushyika ku rwego mpuzamahanga, muzi ibindi bikorwa remezo by'imihanda iherutse kubakwa hano muri Huye, kilometero bigera kuri 6 bashyiramo za ruhurura, baherutse gushyiraho icyanya, kuzuza icyanya cyahariwe inganda zitandukanye zamaze kugeramo. Kiba hehe? Ziri hano Isovu hamaze kugera icyanya cy'inganda, ubu bari kuhakora neza, ni impinduka tugenda tubona. Ubwo reka mpite nkubitire no muri Gisagara muzi ko itagiraga kaburimbo, nayo yahawe kaburimbo iva hano ikagera mu karere ka Gisagara ku biro by'akarere, ku buryo ubona muri ako gace ahantu inyura hari impinduka, haba mu myubakire ya centre ya Ndora hafi y'akarere yarakozwe, hari abantu bashyashya mperutse kuhabona bagiye kuhashora imari, ku buryo ari ahantu ugira ukabona ya nkweto nziza wagurira ni Kigali, ariko bakiri bya bintu bitaga mangaze gusa. Ariko Prudence, jewe umbabarire cyane kukubaza wenda ibyinshi byaho, kuko ni no kwivuko ni iwacu kandi iwabo umuntu wari wawo umuntu. Iyo uvuze iby'inganda Isovu, mperutse kuhanyura nsanga nk'uruganda rwatunganyaga gasegereti bitaga Eteneri, ntabwo rugihari ku muhanda Isovu gato, umanutse hepfo gato y'ababikira. Hari ahantu hahoze uruganda bita Konfigi rwakora konfitire, i Butare hahoze uruganda rw'ibibiriti. Mbega sinibuka neza niba n'urw'amazi yahuye rugikora. Iyo uvuze inganda rero umuntu akareba ko nk'izo nganda zitakivugwa muri iyi minsi, wavuga ko ari agashya muri iki gihe, cyangwa wavuga ko ari urwego rurimo kongera kwisununura rwari rwarasubiye inyuma? Ukira aho ngaho uratubwira na karitsiye ya Cyarabu uko urimo gutunganywa. Yego, wenda mbere kuri icyo cy'inganda uribuka ko nyuma gato ya jenoside yakorewe Abatutsi muri uru Rwanda habaye ikibazo gikomeye cy'ingaruka kijyanye n'ingaruka zayo, haza ibintu by'ubukene, ibikorwa byinshi birafungwa. N'urwo ruganda rwa Sorwari za Konfigi naho zagendeye, ariko nyuma hongeye kuba ikintu kimeze nk'ivugurura, noneho aho kugira ngo za nganda ziriho zitatanye bashyiraho icyanya cyahariwe inganda bijyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Huye, ku buryo ubu ngubu icyo cyanya hari n'uruganda rw'ibishyimbo rwari ruhari narwo rwafunze, ariko ubu narwo ruri kuzugururwa, bagiye kujya noneho bakoramo uruganda rw'imboga. Ni ukuvuga ngo na rwa ruganda rw'ibibiriti narwo rwatejwe cyamunara, narwo rugiye kuzongera gusanwa, nuko uwashatse kurusana waruguze yahuye n'ingaruka za covid abasubitse gato, ariko ubona hari impinduka. Izo nganda zose zimukiye mu cyanya cyahariwe inganda, hari kugenda hongerwamo inganda, abonye harimo n'ibibanza byinshi. Ahubwo rero ukivuga aho ngaho reka mpita nkubitira no mu Cyarabu. Mu Cyarabu muzi ko higeze guteza ibibazo ko ari ahantu hari amazu ashaje ba nyirayo bayataye n'iki. Ubu ngubu nabonye hari kuzamurwa inyubako zigeretse nziza kandi zamaze kuzura ubu zikorerwamo. Noneho hari no kuzamurwa irindi soko rya kijyambere rya rindi risanzwe kuko ryo ryaruzuye. Babashoramari ba Semuhungu n'abandi bafatanye nibo bari kuhazamura irindi soko aho mu Cyarabu. Hasigaye nk'ibibanza bike bitarenze 4 ngo nabyo by'Abarabu bagiye iwabo, ariko bateganya nabo kuvugana nabo bakareba ukuntu nacyo bagikura mu nzira. N'amakuru duhabwa n'ubuyobozi. Hanyuma ahubwo utangibagiza gatoya, na Gisagara ubu ngubu ifite ikigenga cyahariwe inganda. Igisagara nabo bamaze kugiramo inganda zigira nko muri enye. Zikora iki? Hari urukora urwagwa, hari urukora umutobe, hari urwongereza agaciro inyama, rugakora inyama fromage, rugakora amafromage, ibintu nk'ibyo. Ni byiza cyane. Hanyuma rero dusubire Nyaruguru gatoya nk'umunota umwe, nagira ngo nkubaze, hari umunyamakuru umwe ntashaka kuvuga izina uheretse gusura umudugudu w'icyitegererezo wa Kinigi, anenga abahatuye ko yasanze uturima tw'igikoni twari duhari igihugu cyabubakiye twarahindanye, abyerekana ku mavideo, abaza n'abaturage impamvu batatwitayeho. None n'abandi bakavuga ko iriya midugudu isirimutse ku rwego rwo hejuru, ku gituzwamo abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nk'ibyo byose sinzi niba ari kutabategura no kutagira gute. Ubona abaturage b'inyaruguru n'iyo midugudu y'ibikorwa remezo bihambaye koko bazabibyaza umusaruro neza, bikamera neza nta kibazo, suivi yabyo ikamera neza ku buryo bitazagorana ku managinga.
aho gakiro nabivugaho bariya abantu batuza muri ya midugudu ikintu baba bashaka cya mbere no kubahindurira ubuzima ariko ntabwo bagomba kwibagirwa no kubahindurira imyumvire mu mutwe hari abageramo nyuma akazasubira muri bwa buzima bwo guca inshuro cyangwa bwo kutagira isuku n'icyo amaze kumenyera gusa nk'umenyera kandi ataha muri etaje niho akazi k'abayobozi kagomba gukomereza bakibuka uwo muntu kumusura bakareba ka karima k'igikoni kuko na Nyaruguru turahari nubwo imvuga ahubwo ziri kumera kuko batujwe kugira ngo batangiye gukora amejo uwa gatandatu kugira ngo bakurikirane bahindure ya mirire yabo niba ateka kuri gaze akomeze kuyitekaho ahagire isuku mu gikoni amenye gukoresha kakabati amenye k'amashanyarazi umuriro wishize bashyira mu ndi mbese areke kuzana mu nzu kuzanamo agatadowa ngo amashanyarazi yashize ngazanemo agatadowa amabati yandure iyo suku bagakomeza kuyibatoza noneho na nyuma y'imyaka ingahe wahagera ugasanga wa muntu ubuzima bwe koko bwarahindutse ntabwo ari ubuzima bwo guhinduka umunsi wo kwibohora gusa hanyuma bagomba kumenya ko bafite akazi gakomeye hanyuma tugana ku musozo wowe nk'ijisho ry'umunyamakuru n'ugutwi k'umunyamakuru ubona abantu bo muri ako gace ka Nyaruguru ubwo turagaruka no mu gace ka Huye baba bafite igishyika kingana gute ku bijyanye n'uko igihugu kigenda gishyira mu buryo iby'umubano w'u Rwanda n'u Burundi ku buryo ubona ko wenda bavuga bati niba atari n'uyu munsi n'ejo ariko igihe bizabera ubona ari iki kintu abaturage babitegerejeho cyane bagona iki nk'umunyamakuru iyo utembereje ugutwi n'ijisho urebye ibihugu byo mu Rwanda n'u Burundi ibihugu by'abavandimwe kandi n'ubu ngubu hari n'abarundi baba mu mujyi wa Butare na Nyaruguru hari ababayo ariko iyo uganiriye nabo ukaganira n'abanyarwanda usanga banyotewe n'uko ibihugu byagenderana imigenderanire ikaba myiza cyane cyane bigeze ku Kanyaru usanga amazu y'ubucuruzi yarafunzwe haratangiye kumera ibyatsi abantu bafite ikibazo gikomeye hari abantu byari bitunze bagiye mu gihombo ndetse n'abarundi hari abo twaganiriye mu minsi yashize naho bifuza ko rwose ikintu kibanyoteye cyane ko ibihugu byombi bijya kugenderana ariko kugeza ubu ntabwo bibaza igituma ibi kibazo kidakemuka ntabwo byumva neza murakoze rero mugire umunsi mwiza dukomeze twibohore dutera imbere nyuma rero yo kuvugana na Prudence Kwizera umunyamakuru ukorera mu gace k'amajyepfo y'u Rwanda cyane cyane twibanda kuri Huye twibanza no kuri Nyaruguru ubu Primo Media Rwanda tugiye no mu karere ka Rusizi aho turi kumwe n'umunyamakuru Alfred umeze gute ndashima Imana tukwifurije umunsi mwiza n'ibihe byiza byo kwibohora ku nshuro 28 namwe kandi Alfred rero tudatinze urabiza abanyamakuru ntabwo tukunda kurya iminota nagira ngo se nkukubaza utunyurire mu ncamake iryo abanyarusizi bagona ku bijyanye n'umunsi wo kwibohora ku nshuro 28 haba mu bikorwa remezo mu iterambere mu bibazo bishobora kuba bihari ibyo byose niba harimo na challenges wazivuga mu gihe kitari kirekire watunyuraho muri makeya karibu rwose mu karere ka Rusizi by'umwihariko nyine nk'utundi turere dukataje mu iterambere inyubako zigezweho kubaka harimo gahunda yo gusana umujyi wa Rusizi no kubaka by'umwihariko amazu mashya mu rwego rwo kugira ngo uyu mujyi use neza wunganire Kigali harimo gahunda kandi ubona ko bakoze yo gutuza abatishoboye mu midugudu nubwo nyine navuga ngo bidahagije cyangwa se batubatse imidugudu myinshi kuko ndatekereza ko muri uyu mwaka wuzuye umudugudu wa Murangi ari umwe kandi ukabona ko hari indi nyine cyangwa se abandi batishoboye bagikeneye ubwo bufasha ubona ko mu bintu bijyanye no gufasha abatishoboye ni ikintu bashyizemo imbaraga icya kabiri ubona ko mu bintu muri uyu mwaka akarere kagerageje gushyiraho komite nyobozi sinzi barabibonye hashyiraho abayobozi bamaze gushyiraho abayobozi nibo batangiye gukora gusa bagize challenge nini kuko batigeze babona
icyo nakwita nk'amakuru ahagije yo kugira cyangwa se gutangirana ku muvuduko umwe n'uwo bari basimbuye kandi nabyo binasanzwe no ku bandi. Ubona ko nyirizina akarere nyirizina nta kinini bakoze navuga ngo cyamurikwa muri bino bihe kinini, ariko urebye mu bintu bijyanye na sosiyale bari imbere muri mituweli. Ugiye kubona ukabona kwizigamira muri ejo heza bagiye babaye ba gatatu. Ugiye kubona ukabona no mu bindi bikorwa bitandukanye byo guteza imbere imibereho myiza y'abaturage bagerageje gushyiramo imbaraga, ariko usanga nk'umuhanda Bugarama Kamembe kugeza ubu ntabwo urigera ukorwa, kandi ni umwe mu mihanda bigaragara ko ifitiye abaturage akamaro. Na kabiri, imihanda y'imigenderano uyu mwaka isanze nta n'umwe, cyangwa se imihanda yinjira mu mujyi isanze muri uyu mwaka nta n'umwe ukozwe, wa 2021 2022. Usibye umuhanda ucaho bita ku Busekanka bagerageje gukora, ariko ubona bataranawukomeza ngo bawugeze ku wundi bawuhuze n'uwa Gihundwe. Ubona ko hakirimo utwo tuntu tw'imbogamizi ku bijyanye n'ibikorwa remezo. Icya kabiri navuga ngo ni ibijyanye uretse ibikorwa remezo, hari n'ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage nk'uko nari nkubwiye. Hari gufasha abaturage batishoboye ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Hanyuma mbaye nk'ukukorera mu ngata, wambwira hari ikibazo cyavuzwe cy'abantu ba Bugarama kuri Simerwa cy'amamashini yaho, amavumbi n'iki byose, mbega icyo kibazo cyaba cyarakemutse? Iki cyabaye ingorabahizi nta n'umuyobozi ushobora kugikemura ngo akibashe, kuko ukubiseho wese nyine ahita ataruka. Ariko cyane cyane igituma bataruka ni uko Simerwa ni uruganda rukomeye kandi runini, ku buryo usanga ikibazo nk'iki ngiki nyine cy'abaturage kidakunze kumvikana. Ariko hari raporo yakozwe na Rema igaragaza ko hari ibiri gukorwa, cyangwa se iby'uruganda rukora byangiriza abaturage, harimo guturitsa intambi zikangiza amazu y'abaturage, harimo no kugira n'iri vumbi rijya mu mirima y'abaturage no mu mazu. Urebye ubona ko nta ngamba zifatika zari zashyirwaho mu gukemura cyangwa se gufata umwanzuro w'iki kibazo. Icya kabiri, nubwo numvise ko ubuyobozi bw'akarere ka Rusizi buvuze ko bugiye kwicarana na Simerwa ngo bagashaka igisubizo byihuse, ariko ubona ko nta kirakorwa nyirizina. Icya kabiri, navuga ko muri bya bice bya Simerwa abahaturaniye abenshi bakunze kugaragaza ko babangamiwe cyane n'iyo miterere y'aho hantu, kuko ntawubasha guhinga imboga muri kariya gace, cyangwa se wabasha kugira ikindi akora kijyanye no kwanika imyenda hanze, ndetse abenshi no kuryama nijoro ngo bikunze kubagora. Kandi tugeze tubasura dusanga isima iba yuzuye ku mabati ndetse no hasi no ku mazu byose, ku buryo ubona ko bishobora kugira ingaruka ku baturage. Icyo ntabwo kize gikorwaho. Habya se cyo warumbajije? Nicyo nari nkubajije. Tugana ku musozo rero nagira ngo wenda duse nka basoreza ku tuntu nka tubiri umuntu yibaza ku nkombo tujya tubona ngo hagize iterambere, ese ho bimeze gute? Ariko kandi ndanibaza Rusizi na akarere kari hagati y'ibihugu bibiri, Burundi na DRC, kandi bigaragara yuko umubano w'u Rwanda n'ibyo bihugu udahagaze neza. Ese abanyarusizi babitekerezaho iki? Yugana n'abaturage nk'umunyamakuru, ijisho ryawe rikwereka iki? Niki kintu cyifuzwa? Ni yenyo tubona abanyarusizi bafite ku rwego urucyanga ruriya, ku buryo kuno munsi wo kwibohora bavuga bati nubwo turimo kwibohora ariko nibi biri mu bitagenda neza bikwiye kugenda neza kurushaho? Buriya ku bintu bijyanye n'abaturage, abaturage bumvira abayobozi, kubabwira ntujye hariya biba bihagije. Kuko urabona abaturage bababujije kujya, cyangwa se uruganda rwafunguye imipaka n'u Burundi, ariko Burundi butangaza ko batemeye kwambuka ngo bajyeyo. Ibyo ni imbogamizi ku baturage, kuko hariya mu Burundi hari hafatiye runini Abanyarwanda, ariko kuva babihagarika cyangwa se bahagarika ubucuruzi cyangwa se ubuhahirane hagati y'u Rwanda n'u Burundi, biragaragara ko ku bice bituraniye n'u Rwanda cyangwa se
byegeranye n'u Rwanda, ubona ko nyine abaturage bajyagayo batakijyayo ndetse ntabwo bakibasha kuhafurikanta. Icya kabiri uhita ubona ko mu bijyanye na development y'abaturage bajyaga gushakiraho amafaranga ntabwo biba bigikunze, ariko bashyize ibikorwa remezo, bashyize amasoko, bashyize isoko mu Bugarama, bashyize isoko rya cross border market, bahashyira n'irindi soko rito ry'abaturage ryegereye aho bita Kibangira, usa n'ujya ku nkambi zitako ku mazu ahahoze nkambi cyangwa se ku ntani ya gisirikare, kampa ya gisirikare. Ubona ko mu bundi buryo hari uburyo bwo gushakira abaturage ibyatuma batararikira kujya hakurya, ariko bidakuyeho ko n'ubundi umuturage umenyereye gushakira mu buzima bwo muri Kongo cyangwa muri Tanzania, mu Burundi, atagumana iryo rari ryo kwambuka. Icya kabiri ugiye kureba ku buryo buvuze byo muri Kongo, abaturage bo mu Rwanda basanzwe bambuka bajya muri Kongo nta kibazo, barambuka. Icyakora amasaha yaragabanyijwe agera kuri saa 9 ku buryo aribwo umuntu wa nyuma ashobora kuba avuyeyo. Noneho ubu ni uburyo abaturage baho nyine mu buryo bwo kwiteza imbere cyangwa se gutera imbere. Biragaragara ko bagerageje kwiteza imbere nk'uko bigaragara, ariko ikibazo kikirimo nyine ni izo mpungenge z'umutekano wo kwambuka bajya hakurya batizeye umutekano wabo. Ariko urebye Abanyarwanda, Abakongomani bo barambuka nta kibazo, kimwe ko n'Abanyarwanda nabo bambuka, ariko ubona ko mu buryo nyine bwo kwambuka umupaka ujya muri Kongo busa n'ubwagabanutse ugereranyije n'uburyo mbere bwari bumeze. Icya kabiri navugaho, ubona ko kuva 2021 kugeza 2022 hajya haboneka imbogamizi cyane ku baturage bagenda bambuka umupaka, kuko ubona ko icyorezo cya covid cyari cyatejemo ikibazo. Icya kabiri, ubona ko izi mvururu nyine zo muri Kongo nazo ubwazo zikunze guteza icyo kibazo cyo kugabanya amasaha yo kwambuka. Utugere no ku Nkombo gatoya. Komeza. Nkombo ni umurenge ukennye, kuko ubona ko utuwe n'ibihumbi 21 gutyo hejuru, ariko ukabona ko batuye ku bucucike bwa kilometero kare 10, abantu 1800 kuri kilometero kare imwe. Icya kabiri, ubona ko ni bafite kubasansi yo hejuru cyangwa se kubyara biri hejuru, kuko usanga umuturage umwe afite nibura abana 14, 15, hari n'abafite 12. Ubona ko mu buryo bujyanye no kuboneza urubyaro nyine butaragerwaho, ariko wajya kubihuza n'imibereho yabo ukabona ko bidahuye, kuko ubona abaturage bo ku Nkombo bo bafite ikibazo cy'uko mbere bari batuzwe n'uburobyi. Bwashyizwemo politiki y'amakoperative ndetse n'ubundi n'indi koperative n'indi politiki isa naho ari mbega kugabanya abakora uburobyi cyane, kuko ukurikije ababukora, ubona ko ababukoraga mbere atari bo bakibukora ku mubare wo hejuru, kuko mbere wagiraga akato ukajya mu kiyaga ukaroba ukajya gutunga umuryango, ariko ntabwo ariko bikimeze. Ubona ko ikiyaga nyine cyashyizwemo amabwiriza atandukanye. Ubu buryo rero bwashyizwe mu kiyaga bituma abaturage benshi bisanga mu bukene. Cya kabiri, ko abaturage hafi 90 batunzwe cyangwa 80% batunzwe n'uburobyi muri kiriya kiyaga, nako muri kiriya kirwa. Ariko kuva bwa nyine uburobyi butakiri ishingiro ry'imibereho yabo cyane, abenshi basigaye bajya gushakira imibereho mu buryo bwo kujya guca inshuro cyangwa se gushaka amafaranga hakurya y'ikirwa, baza mu mirenge ya Nkanka, mu Kamembe n'indi. Ariko navuga ko urumva ko ni ahantu utavuga ngo hari ikindi bahakora, kuko urumva ni ahantu hadakunze kwera, ariko nabonye barabahaye ishwagara ndetse n'ibindi byo kubafasha kugira ngo babashe kweza. Nubwo mu mwaka ushize bari babashije kurumbya, ariko nibura ubu ngubu urabona ko hari ikintu gisa naho kirigenda cyiyongeramo cyangwa se kiyongera kuri kiriya kirwa. Icya kabiri, navuga ko abaturage baho cyane bakundaga kujya gushakira imibereho muri Kongo, ariko iki cyorezo cya COVID-19 gisa n'icyabikomye mu nkokora, ndetse no kuri kwambuka umupaka nabwo bisa n'ibyabikomye mu nkokora, bituma nta baturage bagikunda gufrekanta muri Kongo, bituma nyine ubuzima bwahariya bukunze
bushingira cyane cyane ku burobyi nk'uko nari bivuze. Na ikijyanye n'uburyo bwo gutera imbere rwose ntabwo bateye imbere, barakennye ku buryo bugaragarira buri muntu, kuko ubona n'imihanda ijyayo cyangwa se inzira ziganayo zijya mu murenge wa Bwoko, ubona koko rwose nyine ari abaturage bafite ikibazo n'imyubakire yabo, kuko imyubakire yabo nayo igaragaza nyine urwego baba bariho. Nyine ubona ko ubuzima bw'abaturage bwahariya butaragera ku rwego nyine bwiza bushimishije nk'uko wavuga ngo abari Kamembe batuyeho, kuko ubashije kubona ubushobozi ahita yimuka akigira Kamembe aho bita Karushariza ndetse n'ahandi, akaba ari hajya gutura. Bivuge ngo kwimuka cyane cyangwa se kuva aho hantu cyane bagenda, nabyo ubwabyo ni ikimenyetso cy'imibereho yaho mibi y'uko baba bashaka kuhahunga. ubu se uwagusezeraho ariko mbanje no kukubaza wenda ku bijyanye na ishu y'umutekano za Nyamasheke se muri Nyungwe, ubu abantu baragenda amanywa nijoro nta kibazo, ntabwo umuntu yagasimbuka rwose. kuri uno munsi wo kwibohora urabona ku bijyanye n'umutekano, uko abantu batembera, uko nijoro, uko bafata ku gacupa ku mugoroba n'iki byose ku nkengero zose za Rusizi na Nyamasheke bimeze bite? Nta bwiriza na rimwe ryigeze rishyirwaho nyuma ya sida yabereye muri gice cya Nyungwe. Ni ukuvuga ngo nta bwiriza na rimwe yigeze rishyirwaho ryo kuvuga ngo abaturage babujijwe gukora ibi cyangwa kujya aha. Icya kabiri, navuga ngo ku kijyanye n'umutekano i Rusizi n'Umunange ndetse na Nyamasheke, umuntu ushobora kugenda n'ubu ushobora gusohoka hanze nkagaruka saa nta kibazo. Navuga ko abaturage nta kibazo rwose bijyanye n'umutekano, nta n'icyo bikanga, kuko ubona ko nyine bayisekirize, ubona ko umutekano urinzwe. Navuga ko ku ruhande rumwe ku kijyanye ku kijyanye na Nyamasheke, ku kijyanye n'ahandi, ubona ko nta kibazo abaturage bafite cy'umutekano. Ku ruhande rumwe wavuga nk'ako kantu kaba kabaye ntabwo gashobora guhungabanya abaturage, kuko ubona ko abaturage basa naho hari ibintu bimwe na bimwe bagiye bamenyera ko nyine bibaho, bagakomeza ubuzima. Nta kibazo, ndumva ubisobanuye neza. Reka tugushimire ku kiganiro uduhaye nka Primo Media Rwanda. Urakoze cyane Alfred. Urakoze cyane, ugira ibihe byiza namwe kandi. Primo Media Rwanda rero tumaze kuva mu gace ka Rusizi ndetse twanyuze no mu gace k'amajyepfo, aho twibanze kuri Huye ndetse na Nyaruguru. Twagira ngo tunyarukire n'Igicumbi ku uno munsi wo kwibohora kw'igihugu cy'u Rwanda ku nshuro 28. Tuvugane n'umunyamakuru Desire, wiriwe neza? Mwiriwe. Hano rero ni kuri Primo Media Rwanda tubahamagaye, twagira ngo tubabaze iryo abanyagicumbi bagona kuri uno munsi wo kwibohora, cyane ko nk'uko tubizi Gicumbi ni Gicumbi cy'uru rugamba rwo kwibohora k'u Rwanda. Gicumbi bameze bate kuri uno munsi, baragona iki? Gicumbi bameze neza nk'uko mubivuze, ku munsi tariki enye z'ukwezi kwa karindwi n'umunsi wo kwibohora, kandi hano ni Gicumbi cyo kwibohora. Hakurya hano hari aho ingabo zari za APL ngubu zaje kuba za RDF zari ziri mu rugamba rwo kubohora igihugu. Hari n'indake mukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame yabagamo. Kugeza ubu ngubu iyo ndake irimo no kuvugururwa, birimo no kugenda neza, igeze no ku musozo n'abayisura, ndetse kandi hanameze neza, abantu bashaka no kuhasura, benshi bananahasura. Gicumbi rero muri no rugendo yagiye itera imbere, nubwo iterambere rigenda riza ariko hakaba hari ibikibangamira abaturage. Mu byo ngiye kuvuga ngenda ndavuga nk'umunyamakuru uba hano muri kano karere ka Gicumbi mu myaka maze kugera ku myaka nk'icumi. Gicumbi ni akarere k'imisozi miremire, ni akarere iterambere iyo ugiye kureba riraringaniye, ntabwo kari kuri umuvuduko uri hejuru w'iterambere, kuko iyo ugiye kureba muri kano karere gatuwe n'abaturage bagera ku barenga 400. Nako kari no mu turere tunini cyane, dufite n'imirenge myinshi kuko gafite imirenge 21. Muri no misozi miremire rero iterambere ubundi abaturage akenshi ubwo ndahera muri rusange baba bakeneye amazi, baba bakeneye umuriro. Iryo terambere umunsi baba bakeneye mu gihe
gahunda y'imyaka 7 y'umukuru w'igihugu ivuga ko 2024 abaturage bose bazaba bafite amashanyarazi bafite n'amazi. Ku munsi w'ejo nibwo nahoze nkorana ikiganiro nabo muri rege bavuga ko amashanyarazi ageze kuri 68, hanyuma amazi nayo akaba yenda kugera kuri 60. urumva biracyari urugendo nubwo iyo mibare nayo inyuze ariko igeze mu baturage hirya no hino bakubwira ko hari kiri ikibazo cy'amazi n'ubwo ati iyo mibare ni metero 50. hanyuma rero kuri ibyo bijyanye n'amazi amazi ugiye kureba cyangwa n'amashanyarazi nubwo abaturage benshi baracyavuga bati ntabwo amashanyarazi atugeraho ibipimo byabo basanga ntabwo ushobora kubihingiza ariko haracyarimo ikibazo. iyo ugiye ku iterambere ry'imihanda ya kaburimbo Gicumbi ikennye imihanda ya kaburimbo cyane kuko kugeza uyu munsi wenda ibyo abaturage bakwishimira nuko hari imihanda imwe n'imwe guverinoma yubatse cyo mu karere ka Gicumbi. hari umuhanda umaze kuzura uva Base ukagera mu Rukomo mu karere ka Gicumbi uwo waruzuye noneho umaze kugera mu Rukomo wahise ukomeza uragenda ugera n'ubundi muri Rukomo y'akarere ka Nyagatare. Yego. ubwo n'undi muhanda nawo kandi nawo uri mu kugenda wuzura. hakaba n'undi muhanda n'ubundi mugari wasanwe uva Kigali wari usanzwe hari kaburimbo ariko barawusannye kugera ku mupaka wa Gatuna. mu mujyi wa Byumba rero nawe ugiye kureba makaburimbo arimo ni amakaburimbo make yubatswe kubwo mu meya witwaga Mvuye kure mu makaritsiye akiri make cyane. iyo ugiye kureba mu makaritsiye muri iyo misozi miremire abaturage bacyagurwa na transport lokale zihari. hari nka transport y'amabisi yavaga Byumba akagera Kivuye mu karere ka Burera akomeza Butaro ahari kaminuza. umuhanda warapfuye ahitwa Manyagiro bazenguka Cyumba biragoranye. imihanda imeze nabi. ejo kuri kino cyumweru nibwo nahoze mbaza ubuyobozi bw'akarere ku bijyanye n'imihanda kuko bagiye bafata imihanda ihanamye hano mu cyaro bayiha abantu b'abakecuru muri gahunda za VIP bashaje n'abandi bantu batishoboye bafite ubumenyi bwo kubaka imihanda. kugeza ubu abaturage aho bageraga banyereka wasangaga ari imihanda yarubatswe nta rigori nta buryo bwo gufata amazi ugasanga umuhanda birangiye nta n'igare ryacamo. nubwo akarere kavuze ko harimo guteganya kubaka ya mihanda ishindagiye kuko akamaro k'iriya mihanda muri rusange inafasha abaturage kugeza umusaruro wabo ku isoko bikanoroshya n'imigenderanire. hanyuma tugarutse mu karere ka Gicumbi hagati mu mujyi wa Gicumbi umujyi kugeza ubu wagutse ukava ku kuba ari umurenge wa Byumba gusa hakazamo n'umurenge wa Kageyo ndetse n'umurenge wa Rukomo. hari iterambere ry'inyubako zigenda zuzura umunsi ku munsi zizamuka ariko haracyari ikibazo agiye mbona no hirya na hamwe mu gihugu cy'uko inyubako ziruzura abantu ntibazikoreremo. ugasanga ni igihombo ku bashoramari. wagera mu mujyi ugasanga aho bafungiye abantu inzu zimaze ubu ngubu imyaka igera kuri 4 zidakora nka bimwe mwumvishe byabaye Huye. usanga abantu ntibazikoreramo ugasanga ni ikintu kigomba gukosorwa n'umujyi ugatera imbere. hanyuma rero ku buzima rusange buhari hari ikibazo gihari. hari ikibazo cy'umupaka wafunze wahuzaga igihugu cy'u Rwanda na Uganda. umupaka wa Gatuna ku ruhande rw'u Rwanda na Katuna ku ruhande rwa Uganda ubuhahirane mu by'ukuri navuga ko nabwo bwasonze mu baturage hakiyongeraho n'ibiciro kuri uno munsi byazamutse bikikuba. nubwo hari bimwe leta yakoze ku mupaka kugira ngo ibintu bijye mu buryo kugeza uyu munsi ku mupaka bashyize amaduka abaturage bahahiramo nta misoro ku buryo ujya kureba ugasanga nk'ubu ngubu nk'amavuta agura 2,000 ushobora kugenda ugasanga arimo kugura 2,700 ugasanga ni ikintu cyiza. isukari ikagabanuka ugasanga gufunga k'umupaka ku rundi ruhande hari inyungu abaturage babigiriyemo ndetse byanatumye leta y'u Rwanda ikanguka. abenshi mwigeze mwumva ikibazo cyabagaho abantu bararwaraga bakajya kwivuza Uganda kuko bakavuga ati se ndava ku mupaka Byumba birangoye na ya moto 5,000 kugenda kugaruka 10 akahita aje ku mupaka akajya kugenda bakamukura amenyo kuko hari Uganda bari n'abantu ba magendu iryinyo bakarikuramo yibereye mu rugo rwose kamuha nk'ibihumbi 10 by'ishiringi bashyira mu Rwanda ukabona ni nk'ibihumbi 3 by'amanyarwanda cya 2. ubwo byose rero ubu ngubu hubatswe ibigo nderabuzima ku mupaka n'amaposte de santé akora ku rwego rwo hejuru kuko ubusanzwe nta hantu mu Rwanda na hamwe haba poste de santé babyaza bakavura amaso bagakura amenyo usibye ku bice byegera umupaka. ibyo ni ibiri ku mupaka wa Gatuna ni ibiri ku mupaka wa Kagitumba muri Nyagatare mbega ni ibihuriweho
n'abaturage begere ku mupaka wa Uganda mu rwego kugira ngo babegereze serivisi. Noneho tukira rero iterambere ubuhinzi inaha muri Gicumbi hari ibice bimwe byo mu burasirazuba bwa Gicumbi n'ubundi byegeranye n'intara y'Iburasirazuba bihinga ikawa, hakaba ibice byaho ku Murindi hafi naho ngaho hari dake y'urugamba rwo kubohora u Rwanda, ndetse hakaba n'inzu ndangamateka ku buryo abasuye bahabona. Hari ubuhinzi bw'icyayi buteye imbere cyane, hari uruganda rw'icyayi rukomeye cyane rumaze imyaka igera nko kuri 50 abaturage babasha kugira icyo bakuramo. Hakaba n'ibice bya Gicumbi byegereye akarere ka Burera, aho ngaho za Kivuye, ahantu bita za Manyagiro n'ibindi bice bitandukanye za Nyanyanye banga ibirayi bagahinga bakeza. Muri rusange niyo shusho natanga akarere ka Gicumbi, namwe mu giti cyo mugenda mumbazaho nagenda wenda hano nshaka kukubaza ku kintu kijyanye no du centre commercial bita centre de négoce nk'ahantu bitagaza Yaramba, ukagenda ukajya mu masoko nka za Rushaki n'iki byose. Watubwira muri make ubona business zawo ziteye gute? Ese wanatubwira muri make icyo umuntu yakwita nka ravitaillement y'umujyi wa Gicumbi ku byo kurya, ku bucuruzi n'iki? Abanyagicumbi ubundi barihagije cyangwa bagira ibintu abanyagicumbi bakenera mu zindi ntara n'uturere ni biki? Bihagije kuki? Nk'uwashaka kuza gukora business muri Gicumbi yaza arambirije kuki? Mu by'ukuri Gicumbi reka mbere kuri ma centre commercial. Centre commercial Gicumbi uburyo iteye imirenge myinshi ni imirenge bavuga ko ari imirenge ivuga Urukiga. Automatically iyo mirenge inakora ku mupaka wa Uganda, hari imbibi n'igihugu cya Uganda. Iriya mirenge amasantere commercial yateye cyo navuga yarashegeshwe cyane ifungwa ry'umupaka n'imibanire mibi n'umwuka mubi w'ibihugu byombi, ku buryo ubucuruzi bwaragabanutse kuko akenshi abanyarwanda abagande bazaga kubahahira bakaba amafaranga cyane cyane mu Rwanda hari hamenyerewe ikigwe bajyanaga muri Uganda gukora bubiswe. Hanyuma kandi n'abanyarwanda bakajya muri Uganda bakagira ibicuruzwa bakurayo, amakawunga, imyenda, bya caguwa n'ibindi, bakabizana mu masantere yabo bigacuruzwa bikagenda ku giciro gito. Navuga rero ko kugeza uyu munsi bimeze mu by'ukuri nk'ibyasubiye inyuma, urebye imibanire y'ibihugu byombi kugeza n'uyu munsi nubwo imipaka yafunguye nta kirahinduka, nta rujya n'uruza rugihari nk'uko byari bihari mbere. Wajya kureba rero imirenge yo mu Gicumbi cy'Uburasirazuba yo amasantere yaho urebye ya mirenge ntabwo inateye cyane imbere, iteye cyane imbere. Abayi bisanzwe ubucuruzi n'ubusanzwe amasantere ntago ateye imbere, nta ibintu birimo bidasanzwe. Ubona aka kanya ugiye wasanga henshi baryamye byamakare. Hanyuma ibijyanye no kwera rero n'ibihingwa Gicumbi iyo ukurikije igihe mamaze nta gihingwa kibanze ifite ivuga iti kirihariye, nk'uko ugeze Nyabihu bakubwira ngo dufite ibirayi, wagera mu burasirazuba kuko ati twe dufite igitoki. Gicumbi rero niba ari ibirayi byera hera twaturaye duto twaranutki biva mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare yegeranye na hano. Igitoki ntabwo kiba gihenze cyane, n'ibirayi usanga ibyinshi n'ubundi biva hakurya aho ngaho muri Burera, aho ngaho za Kivuye hava ibirayi byinshi. Urumva n'ubutitiri ni mu karere ka Burera n'ubwo haturanye n'ahitwa muri Bungwe muri Burera, nubwo ari ibice bituranye na Gicumbi. Usanga rero icyayi nicyo wavuga kugeza uyu munsi baranavuguruye, abahinzi barimo kubona mu gafaranga gatubutse. Haje umuzungu abaturage batubwiye ko yazanywe n'umukuru w'igihugu, arangije ashoramo amafaranga y'igihe cy'imyaka igera ku 10. Agafaranga ashimwe rero aravuga ati imyaka 10 abaturage nzabaha uruganda. Yabahaye uruganda, ubu icyayi kirimo kirakorwa kikazagera aho bakigurisha i Mombasa ku cyambu kigera i Burayi, amafaranga avuyemo bakayabona kuri produit ya nyuma, ari nayo ibihenze cyane. Mu gihe mbere babonaga amafaranga yo mu bibabi gusa. Urumva ubuhinzi bw'icyayi aho ngaho bwose nta gushidikanya bwarazamutse. Ikawa iba mu murenge wa Muko mu Gicumbi cy'Uburasirazuba nayo urebye barakora, hari inganda ntoya ariko ntago biri hejuru. Ugiye kureba gusa Gicumbi ifite ibintu by'imboga, ifite
dufite imboga ziva ariko n'ubundi imboga izo mboga ntabwo ziva mu Gicumbi ziva mu Muyanza sinzi ni igishanga cyanakozwe ngo giteye imbere nubwo muri no minsi bashyizemo ibihingwa byo mu mahanga bya chia seed n'ibindi bihingwa by'insenda navuga ko byasubije inyuma cyane abaturage kuko babatwariye imirima insenda zirahingwa hamwe ziruma kandi izo za chia seed zirahingwa zibajyana mu mahanga ariko abaturage ntibagira icyo babona mu mirima yabo n'ubundi nk'uko bisanzwe igishanga ni icya leta ariko n'imirimo babayemo ntibabishyura ariko ubundi Gicumbi ku mboga bitewe na klima yaho hirya no hino imboga zigerageza kuboneka zigura make ahitwa ku Gaseke niho centre y'izo mboga zose zigenda ziva hirya no hino n'abanyakigali niho baza guhaha imboga nyinshi mubona kwa Mutangana naho ngaho ziva mu bijyanye rero n'ibiribwa ndetse n'iterambere ry'udusantere ndumva ari byo navuga. Nahoze mbona abantu ku mbuga nkoranyambaga kare bavuga kare ngo ni kubera iki uruganda ngo rw'Ikigage ngo rwagiye Kamonyi ngaho ku Gicumbi bujya kuri social media bavugana byinshi ariko nshingiye kuri icyo ngicyo iterambere ry'inganda rihagaze gute muri Gicumbi nanakubaza niba nk'ijisho ry'umunyamakuru n'ugutwi kwawe ubona nishaka iba opinion yawe ubona byaba bikenewe ko agace ka Gicumbi nk'agace kabere mu rugamba rwo kubohora u Rwanda kakenera cyangwa kazakenera uburyo bwihariye bwa restructuration mu buryo bw'iterambere kuko urumva hari imyaka ine bakerewe habera icyo nakwita nk'urugamba ubona nk'iyo envie iyo need abanyagicumbi cyangwa Gicumbi muri rusange yaba iyikeneye ku buryo nk'itangazamakuru yaba advocacy ifatika. Fete iterambere ho mu gihugu hose rirakenewe ariko ni Gicumbi navuga ko ari n'akarere kadafite umuvuduko w'iterambere kuko twibuke ko Gicumbi yari mu maperefegitura ya kera iyo urebye amaperefegitura ya kera rero usanga Gicumbi iri inyuma urebye n'iterambere yari iriho mu myaka nka 30 ishize usanga Gicumbi iri inyuma. Gicumbi ribarirwa muri za Kirungo Ngoma irabarirwa muri za Nyamagabe Gikongoro ntekereza ko izo ngizo arizo zasubiye inyuma mu perefegitura yahozeho utitaye no kuvuga ngo habereye urugamba n'iterambere ryaho riri inyuma rwose ni ibintu bigaragariza amaso. Navuga ko Gicumbi ifite ikibazo cy'uko yagiye igira ubuyobozi bubi nimujya muri raporo murasanga ari mu turere abantu komisiyo y'ubumwe n'ubwenge yagiye ikoraho igaragaza ko riza mu isonga mu turere abantu bagikora n'abiyumva mu moko ikintu gikomeye cyane bamwe bakiyumvamo ko ari abakiga abandi bakiyumva ko ari barya bo mu burasirazuba barya barabita gute ntawamenya abantu bo mu bice by'Iburasirazuba niba ari Gisaka ntabwo ari Nduga ariko Gisaka ukuntu aho ngaho mu burasirazuba ukazamo ibyo bice bibiri. Ubwo urashingira ko Gicumbi ya none yari ifashe ibyumba ariko byumba ikagera no ku Mutara nko mu duce tuzwi nka Gatsibo y'uyu munsi yego gasanga ibyo bintu birimo rwose ibyo ni raporo ihari ya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge rero bigateza umwuka mubi ni no mu turere twagiye tugira ubuyobozi buhindagurika nka manda ishize yarangiye hagiyeho abayobozi barenga 3 habanjeho Mudaheranwa aratorwa avaho hagitinga uriya munyamakuru wa RBA Kamiri avaho hajyaho Felix Ndayambaje avaho ubundi mu gutora buri bushya bashizeho n'ibitwa Nzabonimpa ubuyobozi urumva niba manda irangira hagiyeho abayobozi 3 n'undi waruje manda igiye kurangira akahita avaho urumva ntago akarere mu by'ukuri kari stable mu bijyanye n'ubuyobozi ugereranyije n'utundi turere tugira abayobozi nka Gatsibo kubona umuyobozi wari uriho yasubiyeho naho kareba nka Rwamagana umuyobozi arangije manda asubiyeyo bya bindi nibyo bikiri mu mutwe we nkatwe dukora nk'inkuru umwana nakubaza akavuga ati ibyo ni ibya manda ya mbere nakavuga ati ntabwo tubizi tugiye kubibaza ugasanga yigezweho ntabwo wajya kureba rero ugasanga Gicumbi ikeneye by'umwihariko iterambere tugiye ku by'inganda dore nakomeje kuko imiyoborere bituma hataza iterambere vuba hari uruganda rw'amata rwadindiye rwari ruhari uruganda rw'amata rero rwagiye Nyagatare ariko akarere kavuga ko atari rwo rwagiye Nyagatare ku makuru make y'ibanze dufite nuko
bahise barujyanayo abaturage bari bamaze gukoteza kuko Gicumbi iza kwisonga ku mukamo w'amata kuma w'amata ubwirayoboye iza kubera ikirere cyiza kubera kandi nta mafama haba abaturage benshi bagiye bahabwa inka bigakunda bakanazorera bakabona umukamo bitewe n'ikirere ubwatsi buraboneka ubwo rero ugasanga uruganda rw'amata rwarabuze urw'ikigage rwarabuze urw'ikigage rwagiye Kamonyi urw'ikigage rwo umuntu wese uruganda rw'ikigage Kamonyi rwose we navuga ko yatwize nabi niyo mpamvu kugeza umunsi nta n'icupa ry'ikigage tujya tubona ku isoko kuko kuruproduiza kurujyana aho rugomba kuba ruri mbega n'abaturage y'ibintu bitanakorewe iwabo ntabwo babyiyumvamo kandi ni wajya i Kigali wajya mu majyepfo uravuga ati ikigage cy'ibyuma yari burandi ubwayo yari mariketingi idasaba ikindi kintu hano amasaka arera ikigage kiri mu binyobwa by'ibanze abaturage banywa nyuma y'uko na Kanyanga yararwanyijwe bikomeye cyane muri no ntara ku buryo buri hejuru binatuma binagerwa bitewe n'uko na Uganda aho yavaga cyane abaturage batongeye kubona amayira wajya kureba rero ku ruganda rw'ikigage nk'ikinyobwa abaturage banywa mu gitondo bavuye guhinga ntekereza ariko ko ku bwanjye mbona none uruganda rw'ikigage rutihutirwa kuko urebye ikigage amafaranga kigura urebye imbaraga gisaba nta ubishyize mu ruganda rwose kireka ugiye kugiha abanyamujyi kandi abanyamujyi nabo akenshi murabizi ko badakunda ikigage buri ikigage gitandukanye n'urwagwa rufite ukuntu ruhiyemo cyane ku buryo abantu barwiyumvamo ugasanga rero byibura biza bazana ikigage ibyumva natwe tukibyumva twabikoze ibiganiro byinshi abaturage barabinenga hanyuma wajya kureba uruganda ruhari rundi ejo bundi hari expo yabaye kwa kabiri igeza kwa gatanu abafatanyabikorwa ni bake uruganda rwari ruhari hari uruganda bita Yakib mu ruganda rumaze gutera imbere kugeza umunsi rurimo gukora ibikomoka ku mata amayawurute bakanafunika n'amata aciye mu ruganda bita Blessed Desire rubaka ku mupaka igatuma ariko ziracyari inganda ntoya ku buryo hari umushinga ko wabazubaka uruganda rukora ifu y'amata ariko rurahenze n'ibyo byanakemura kuba hari abaturage bajya bagemura amata bakabambura ubundi bakayasubiza ngo yapfuye akenshi baba bagiye kuyacuruza mu maresitora i Kigali iyo batabashije kugera ku ruganda rw'Inyange inganda ziracyari hasi ku buryo haramutse habonetse inganda nabyo byaba ari byiza uruganda ni Yakib kandi n'urw'icyayi rwa Murindi uruganda ni Blessed Desire naho utakwita uruganda nyine ni factory ni inganda ziba ziringaniye wajya kureba inganda nizo urebye inganda nizo zindi nganda ziri mu karere ka Gicumbi bigaragara ko inganda zikenewe n'izikawa ni amafactory ni twa tuganda dutoya bongerera umusaruro w'ubuhinzi ubuvuye mu buhinzi ariko ukabona ntabwo ari ibintu biri ku rwego rwo hejuru. Reka rero tugushimire Desire ku kiganiro Happy Media Rwanda no ku mwanya wawe duhaye ndumva ntihabe n'ibindi bishya dushobora kuza publishinga ku karere ka Gicumbi n'igihe twazagukenera kindi tuvuga zitabira ibiganiro byacu kuri Happy Media Rwanda. Murakoze cyane. Urakoze ugire ibihe byiza. Namwe. Medi wiriwe neza? Wewe. Aha ni kuri Happy Media Rwanda tuguhamagaye twagira ngo tukwifurize ibihe byiza byo kwibohora ku 28. Yego namwe bifurije ibihe byiza. Kubwiyo mpamvu rero reka dukubite tubangura twifuje kugira ngo tukubaze twaganiriye n'abantu mu turere dutandukanye mu majyepfo tugira Rusizi tujya Gicumbi hose bafite ibigwi barimo kuvuga urumva buri wese arimo kuvuga ati Gicumbi ni Gicumbi cyo kwibohora Nyaruguru bati duteye imbere Huyeho rwose bati tugeze kure mu gace ka Ngoma wenda turageze za Rwamagana Gatsibo Bugesera se tuvuge muri Kirehe wasa nk'udukorera senteze yuko ubona uburyo bwo kwibohora n'iterambere n'iki aho bigeze kuri no munsi. Intara y'Iburasirazuba urebye muri rusange abaturage barakataje mu iterambere ndetse n'ibikorwa bitandukanye bagenda bahabwa begerezwa nabaha urugero mu murenge wa Ndego ni hamwe hagaragaraga inzara mu gihe cy'izuba ariko hageze ibikorwa bitandukanye byo kuba bafashwa kuhira imyaka yabo cyane yuko ariho hagaragazaga inzara
nubwo mu karere ka Ngoma naho hari ibice bitandukanye byakamo izuba, uyu munsi wa none naho ni agace karimo n'akinzara, ubona yuko mu gihe cy'izuba bafata igihe cyo kuba babafasha kuba babona amafunguro, ariko nanone ibikorwa bigiye ubona yuko bibangamiye imibereho y'abaturage bitarabageraho. Harimo iyo mihanda ntirakorwa neza ngo uvuge ngo imihanda yose imeze neza, amasoko ku bahinzi bagemura umusaruro hirya no hino barabona aho baca, hari aho usanga imodoka mu byaro zitagenda neza, ndetse yewe amashanyarazi, amazi y'ijerekani baracyayagura amafaranga 300, kandi ari icyaro Kireheho, mu karere ka Kireheho barayigura 1000, kandi ari umujyi ubona yuko washyizwe mu mijyi zunganira umujyi wa Kigali. Mu karere ka Kirehe ubwo niho ndi kuvuga. Ngoma ho urebye bataremeza kiriya gihingwa cya Tracid muri iyi minsi, ndetse muri ibi bihe bingana n'amezi angahe hari ibibazo bitandukanye ku baturage kubera iby'inzara byatewe na kiriya gihingwa. Urumva Tracid ni igihingwa kijyanwa mu mahanga ariko ntabwo bagishyira mu nkono ngo bagiteke. Nta muturage rero kuva icyo gihingwa kigeze Ingoma, dore ko bakise kariza aho y'akarere ka Ngoma, nta muturage wigeze ahinga ikijumba cyangwa se imyumbati cyangwa ibishyimbo. Abenshi bihingiye kuko ikiro cyaje ari ibihumbi 3 ku kiro, bigenda bibonoka gutyo, bageze babura n'amasoko. Ariko uyu munsi wa none ngo hari amasoko bari gushakirwa. Muri rusange imibereho y'abaturage muri myaka 28 mu rwego rwo kwibohora ntago iragira 100%, bitewe n'uko hari ibikorwa runaka bitarabageraho. Tubaye nk'abajya ku mihanda wari uvuze kugira ngo abantu babone aho banyuza ibicuruzwa n'ibihingwa n'iki, ushobora gukora precision ukavuga uti nk'aha rwose nk'umuhanda uva ukagera aha, umuhanda wava ukagera aha ngaha wafasha kurushaho. Yego, ndatanga urugero mu karere ka Kayonza mu murenge wa Nyamirama, hari ahantu rwose uva Nyamirama ubwo niza Ruramira, imihanda yaho imeze nabi cyane. Ndetse n'agace ka Ngoma aho za Mutenderi naho hari ahantu hahuza Mutenderi na Kirehe hagifite ikibazo cy'imihanda. Mu gace ka Gashanda ho bize bite? Gashanda ho bafite ikibazo cy'amazi cyane cyane, ubwo amazi ho bamaze igihe, kuko hari igihe cy'abadepite basuye aka gace amazi araza batsimburaho hahita abura. Ubwo rero urumva yuko ni ikibazo gikomeye, aho bavuga yuko moteri zizamura amazi mu ntuze zigenda zipfa bitewe n'uko nyine zidakorwa neza, ndetse n'ikibazo cy'amashanyarazi nyine ataragera ku baturage bose mu karere ka Ngoma. Rero wari uvuze ko habayeho gukemura ikibazo mu gace ka Ndengo cy'inzara, ariko hamaze iminsi havugwa n'inzara mu gace ka Gatsibo, sinzi ni muhe murenge, ariko watunyuramo muri make niba wenda hataba hari gukemuye ikibazo hamwe ariko kigakomeza ahandi. Ubwo tukiri ku cy'inzara, wanatubwira ni iki gihingwa cyangwa gisa nkaho gitrendinga gitunze ako gace ka Ngoma, turavuga ishyiramo na Kirehe, agace ka Bugesera, ako gace mbega k'icyahoze ari Kibungo kera, nicyo umuntu yavuga bakennye cyane cyangwa n'iki baproduza cyane kurusha ibindi? Bakennye cyane, ubundi urashazuba ni ikigega cy'urutoki. Haba mu karere ka Ngoma hari agace gafite urutoki za Rukira, ndetse no mu karere ka Kirehe ahantu bita za Mushekeri, ni igice cyera urutoki. Ariko uyu munsi wa none usibye ibitoki nta bindi bihingwa byahinzwe bitewe n'icyo gihingwa cya Tracid. Ariko hari uduce tugenda tweramo ibigori, usanga rwose nka Kirehe ahantu bita za Gahara ari agace bezamo ibigori. Ngoma hakaba agace gato keramo aho zazaza heramo inanasi. Ndego ho warumbajije, Ndego kubera aribwo batangiye guhabwa iyo irrigation, ntabwo wavuga ngo ni ikihe gihingwa bazahinga. Byanze bikunze bazareba igihingwa kizatoranya kugira ngo buriya butaka nyine bwari bumaze igihe budahingwaho bitewe n'izuba hazagira.
mu karere ka Kirehe ahantu b'ikinasho niho hantu hera ibigori cyane bitewe naho ko bahaje uburyo bwiza bwo kuhira. naho inzara muri Gatsibo yahavuzwe. Gatsibo Gatsibo rero amakuru yaho ntabwo nyazi neza urumva, ariko Gatsibo naho hari agace nuko nibuka umurenge bigeze kujya guhama abantu ibyo kurya bitewe n'izuba naho ryahatse. Uburyo bwo kuhira rero ntabwo buragerwayo. Ndumva twagana ku musozo, tukwifuriza ibihe byiza byo kwibohora kuri no 28 turimo kwizihiza iyo sabukuru, tunifuriza abo mu gace kahoze ari Kibungo aho ngaho za Ngoma za Kirezaye hose mu Gisaka gukomeza kugira ibihe byiza, kandi rero nitunagukinana n'ikindi gihe gitanumva uzitabira ubutumire bwa Primo Media Rwanda. Yego tutarasoza ingoma muri iyi myaka 28 yo kwibohora, nyuma y'imyaka igera muri 2 rwose nibwo berekanye stade bahawe n'umukuru w'igihugu ndetse na hoteli bahawe n'umukuru w'igihugu. ubwo umuhanda wari urimo gukorwa wari utararangira, ariko urebye ngoma uko biri mu myaka ingahe ishize irimo kugenda byiza izamuka. Iyo stade iracyari Semakamba, icya Semakamba cyangwa yahindura izina? Ni icya Semakamba. Urakoze cyane rero, ugira ibihe byiza kandi tubifurije kugira ibihe byiza byo kwibohora. Urakoze nawe. Asante sana.